ko mwibuka hari ikiganiro natambukije mvuga ngo musengere mureke dusengere Solange. Solange agiye guca mu bihe bikomeye ndetse bigoranye. No kuri kw'Imana hano David agitambukije za muri rubanda nabi kandi ari umubyeyi. Ibi bintu yabisohoye abana banje batangiye ikizami butuvugana harimo n'abarwaye. Bibagwa nabi nanafite ubwoba ko bashobora kuzatakaza amanota kubera ko Mugisha abibona bwa mbere kuko abantu benshi bari kubivuga mu mabutike ahantu hose byabaye inkuru. Mugisha yarakomeretse arambwira ati papa yananyuze harampamagara ati namwihoreye ati se buriya ibyo nasize ariko ibyo nasize mu gitondo bari kumvuga ku matelefone sinabyumvishe. Rero ntibikuriye ko kiriya kintu wenda ntabwo nagishimye ngiye nakigaye aho ko n'ubutaha ntazongere kwisobanura. Bitubwire neza wasigaye Solange. Yego namugaye Solange namugayeho nukuza gusobanura ibyo urugo rwe uko birimo kugira ibyo nabyihorere. Solange navuga ko ubwami bw'Imana buri hafi. Umuntu yavuye mu nzira y'agakiza areba ibyo amaso ashaka kumkareba. Pamphile kuko ubu ngubu arahumye imbaye adahumye ntagashobora kuvuga ngo uwambaje Manuel umukozi wa Sekibi ngari kubwira abantu ngo bajye kuzimu kuzana amafaranga. Iyaba Pamphile yaragiye mu mwuka yari kumenya ko wambaje Manuel yashaka kuvuga ngo ikuzimu ntabwo hatanga amafaranga ntahahari. Satani nta mafaranga atanga. Nibyo uwambaje muzagerageza ibyo mukora byose murebe ko mutazahomba. Muzagerageza ibyo mushaka byose murebe ko mutazahomba. Bazarimbuka aho kazarimbuka Pamphile natihana. Kandi kankubwire David Pamphile simusabiye inkoni y'Imana ngo imukubite sibyo kuko nta nubwo musabiye ibihano biturutse ku Mana ariko nadahinduka nganabwira Imana ngo Mana by'agaciro gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonareke Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David njye mugiye kubana muri kiganiro nkanakibura ariko nanone kuri kamera za Gonareke Plus turafite umuntu w'Imana, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana. Imana ihamagaye mu gihe nk'iki nkaza tubwira ijambo ry'Imana zatugezeho ubutumwa bwiza. Imana ihamagaye mu gihe kigoranye ariko nanone cyiza aho umuntu yakurikira ijambo ry'Imana ari ahantu hariho hose ariko igihe kigoranye abantu babuze icyizere bakavuga ngo nta bakozi b'Imana bahari ariko reka mbabwire Imana iracyafite abantu bayo, iracyafitemo abantu icishemo umuhanuzi, iracyafite abantu ituma. Umwe muri abo ngabo niwe nicanye nawe witwa Runkano Innocent. Tugiye kuganira ku bintu byinshi ariko byo kuba ku murimo w'Imana. Innocent ndakwakiriye. Murakoze kugira David. Tumeze neza turashima Imana. Hanyuma reka dutangiye dusenga kugira ngo twiregize Imana n'abantu badukurikiye nabo tubanze tubashyire muri mood yo gusenga yo kubaha Imana kugira ngo byose Imana ize gukomeza kugira ute kubana natwe. Ni karibu. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri Imana mu buryo bwose, uri Imana twishimye, uri Imana turira, uri Imana duseka, uri Imana twunguka, uri Imana twahombye, twarashatse uri Imana, tutarashatse uri Imana, twarabyaye uri Imana, tutarabyaye uri Imana, badukunze uri Imana, batadukunze uri Imana, dukora akazi uri Imana, tudakora uri Imana, turabashomera uri Imana, dufite company dukorera uri Imana, byagenze neza uri Imana. Tela bossi vena Andrere bitagenze neza uri Imana kandi uri byose duciye bugufi ngushirwe hejuru. Telabo ni manda sivela trade kia shande manima ole pole sivela tela sia domea imna hain dokuta siabe lala tradomi enevai ila si era dole kintala bini mando vila hode shain nahai ila si bela tredeva doje kitala binia ole David lantoble shain nahai lo sivedrore. Amen. 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 Hanyuma nonge kuwikazi na karibu kuri Gonareke Plus. Yego murakoze. Ariko wandika yo gatanga manza gatanga itangazo. Murakoze cyane. Hanyuma ku bantu badukurikiye iyo tusoje gukorana n'umukozi w'Imana ikintu cya mbere dukora cyangwa se ikintu cya mbere tuvuga no kumusaba nimero yiwe ku bantu bifuza gusengana nawe bakaza kumubona ku buryo bworoshye. N'umuhanuzi Imana duhaye mu gihe nk'iki nkahanura abantu bwoko bw'Imana kugira ngo tubwire byacu by'ejo hazaza cyangwa se tubwire ubuzima bwacu ibibazo birimo cyangwa se byiza birimo kugira ngo dukomeze tugire amakuru y'ijuru. Umuntu umwe ni wavuze ati ngo icyambere n'amakuru. Uyu ni umuntu w'Imana gusengera abantu bagakira indwara zigakira. Bivuze ngo ukeneye gusengana nawe wamuhamagara ku nimero turi buze gutanga ikiganiro kiri gusoza. Ikindi niba ugenda ukunda ibiganiro tukugezaho wakora subscribe
warangiza ukareba n'inshuti zawe ukunda wifuriza ibyiza zane zawe za hafi, wa muntu wifuza ko yakumva ijambo ry'Imana, yakumva ihumure, ukamushinga kino kiganiro, kuko twebwe ibiganiro dukora ni ibiganiro uba usangiza inshuti yawe gusa. Ikindi nuko mwanyaruka ku ijwi ry'amahoro ku bantu bifuza gukurikira umukozi w'Imana umunsi ku munsi, mukakora subscribe, mukatana izindi nkunga zose zishoboka ku ijwi ry'amahoro. Aho niho byose bikorerwa umunsi ku munsi. Hano kuri Gonareke Plus ntago tumubona umunsi ku munsi, ahubwo ku ijwi ry'amahoro abantu bahajya bamubona umunsi ku munsi. Kandi Innocent, nabonye ku ijwi ry'amahoro Imana kugenda ikora imirimo n'ibitangaza. Imana nishimwe ni ukuri kugenda bikora no kuri. Abantu bari kujya kuhareba bari kusangaho ibintu byiza pe, ijambo ry'Imana, amagambo meza yurutse imitima. Mbese hari ku ijwi ry'amahoro nta kintu wahabura. Byose birahari. Hanyuma Innocent, suza abantu ba Gonareke Plus n'abantu bijwi ry'amahoro n'abantu bari bugiye gukora subscribe, basuze neza bapipira babwiye ati yambo. Shalom ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ariyo nase nishimwe. Abakunze bijwi ry'amahoro ndetse no kuri Gonareke Plus, Imana bamugisha, mwarakoze ku share kureba ibiganiro nkora no ku subscribe, kandi Imana bamugisha abavuye kuri Gonareke Plus baravuga ngo reka tuhereze no sustain support. Hako nabonye ari ikindi Imana iri subscribe no kuri ngene banarebye neza 6,600 bingahe? 4,750. Noneho n'umuryango mwinshi, n'umuryango mwinshi cyane. Kuya ngo umuntu umwe yemera kuza kugukurikira bari nuko yakubonyemo ikintu gikomeje. N'umuryango n'abantu benshi. Hanyuma rero reka tubanze twigana mbere kuya ngo tuje mu ijambo ry'Imana, reka tubanze tugane ku murimo w'Imana, ariko reka tubabwiye ko tunabafite ijambo ry'Imana hamwe n'umukozi w'Imana. Muzi neza ko nkunda ijambo ry'Imana. Njyewe David muzanenye ikindi, ariko ntimuzamburana ijambo ry'Imana kuri Gonareke Plus. Abazanyanga bazagenda, abazashaka kumva ijambo ry'Imana bazumva, kuko abazagenda azaba ari abapfapfa, ariko bazagumana nanjye bazaba ari abanyabwenge. Ntabeshya Innocent, cyane undi uzagenda kwa kadashaka kumva ijambo ry'Imana azagende, uzabikunda kugumana nanjye, ushaka kumva ijambo ry'Imana azagumana nanjye. Siko biri, niko kuri kwiza rwose. Niko abantu badashaka kumva ijambo ry'Imana bazagenda, ariko tuzabasengera byanga bikunda ijambo ry'Imana bazaryumve. Niyo bagenda amasengesho tuzakomeza kubasengera, azabakurikirana bagaruke. Abazashaka bazagende rwose, badashaka kumva ijambo ry'Imana, ariko abazagumana nanjye bo ndi kumwe nabo. Hanyuma reka twitange twiganira umurimo w'Imana umeze ute Innocent? Umurimo w'Imana umeze neza, ariko mfite ifuhe ryinshi cyane mu buryo bukomeye. Muri ibi bihe turimo ni ibyahanuwe, kandi ibihe byahanuwe birakenera amasengesho menshi. Kandi iyo turi mu bihe byahanuwe, n'uwari uhagaze hari igihe agenda nk'uri kudandabirana nk'uwacitse intege. Niyo mpamvu rero ibi bihe ni ifuhe ryinshi no kurera umurimo w'Imana. Kandi iyo turi mu bihe byahanuwe, bamwe baba bishima, abandi bari kurira. Abafana ba Satani nabo bari guserebura, kuko ibihe byahanuwe birimo gusohora, kandi bigasohora ku bakristo. Rero abajenti ba Shitani bo bakishima batazi ngo mbese ibipfa ni ibihe, ibikira ni ibihe. Ariko nge nkarira nkababara nkavuga ngo nabo bafana bitwa ngo nabafana ba Satani, Imana turi gusenga ngo Imana ibagereho, imurike ahatabona, hama nabo baze kuva mu gice cy'umwijima binjire mu muco. Yego. Hanyuma abakuzi cyane hano kuri Gonareke Plus bamenyere ko akenshi dukorana ibiganiro uri mu bihe by'amasengesho. Uracyari mu bihe by'amasengesho? Bihe by'amasengesho nabisoje ku wa gatandatu. Ariko ko ndabyibuka kuko bavuga ngo uzabisoza ku isabato. Nabisoje ku wa gatandatu, ariko ndi gupanga muri iki cyumweru nacyo, nubwo atabari byinshi, ariko ndi gupanga kongera kubikora ibindi, kuko igihe turimo nicyo gusenga cyane. Amasengesho ni intwaro ku mukristo, kandi kudasenga urumva ni ikibazo gikomeye. Ngiye ngomba gufata amasengesho kenshi. Yego. Hanyuma ku bantu basanzwe bakuvugisha mu buzima busanzwe kugira ngo basengere ubafashe mu bibazo bigiye bitandukanye, arega mba ngomba kubabariza barakubona neza nkuko bisanzwe. Kubera ko abantu bari kumpamagara ni benshi, nabo ndi gusengera ni benshi, hari abantu bashobora kumbura bakagira ngo mbese byagenze bite, ariko sometimes rimwe na rimwe cyangwa se kenshi, atari rimwe na rimwe ahubwo kenshi, hari abo mba ndi gufasha nkabasengera, abandi bakampamagara
umva David ndi kubikora uko nshoboye ndi kubikora uko Imana nshoboje cyane ko ari akazi Imana yaguhaye kandi ako kazi ugomba kugakoranisha n'umwete yego kakakora utiganyira. Ntabwo nakwiganyira kuko uwo nkorera ndabizi ko afite ibihembo byinshi. Muri iyi si hari abantu bari kurwanya umurimo w'Imana. Innocent, reka tubanze tuvuge kino kintu. Hari abantu bari kurwanya umurimo w'Imana bakabona umukozi w'Imana aje avuga ati ngiyewe ndi kuza kubabwira ko Imana iri gukora, bakavuga ngo reka ngaho ni ukwikina. Hari umuntu wavuze ngo na n'ubu Yesu aracyakora agutegeye amaboko zana imitwaro yakuruhure zana imitwaro yawakuruhure. Yesu aracyakora n'ubu nabihamya n'ubu nabivuga n'umunyembaraga aracyakora imirimo n'ibitangaza aracyahindura ibyanze guhinduka aracyatanga amahoro yo mu mitima kuko ijambo rivuga muri Matayo 11:29 rivuga ngo yemwe barushye n'abaremerewe ni munsange ndabaruhura. Yego, nta wundi ushobora kuturuhura, nta wundi dushobora kwemera ko ashobora kuturuhura n'Uwiteka. Rero Yesu aracyakora n'ukuri aracyakora. Yego, hari umuntu umwe ngo David nkurakabye ngo bari abantu tuzana n'abakozi b'Imana nibyo turabyemera, ariko nkari ibintu uvuga ngo bimwe bitari byo. Umukozi w'Imana ngo gusengera ngo indwara ikahita igenda, nkibaza uwo muntu watakarije Imana icyizere ngo Imana ngo ntabwo yakwirukana indwara igihita igenda. Ukumva asanga bakumwe ngo David nkurakabya n'abakozi b'Imana nibyo, ariko se iba bintu ngo nkaba ari ukuri byo bawavuze. ijambo ravuga muri Yeremiya 44 ravuga ngo noneho uyu munsi ndakubohora, sejo nejo bundi uyu munsi ngo ndakubohora ngo kenda gukuraho iminyurire ku maboko yawe, ngo niwashima ko tujyana uze tujyane, ngo rutabishaka ubyihorere. Bivuze ngo kubohora kw'Imana uyu munsi hari iminyurire bibosha abantu y'uburwayi, iminyurire ubukene, iminyurire mu buryo butandukanye n'amahoro mu mutima yabuze. Ariko iyo umuntu yemeye kasengerwa akihana agasengerwa arabohoka, iyo minyurire igacagagurika. Ubu ngubu dufite abantu baboshye turimo gusengera kugira ngo Imana ize kubabohora mu buryo bukomeye cyane. Ndetse hahandi Imana agiye kunyereka i Kigali, sinzi ukuntu nyine Imana ndayishimira. Nza kuza hano Imana yanyeretse i Kigali ndareba, ndetse n'ahandi ariko cyane cyane yanyeretse i Kigali, inyereka ingo z'i Kigali zimeze nk'amaroji, zimeze nk'amaroji, abantu bagenda bagacumbikamo, abantu bakoreramo ubukozi bw'ibibi, ingo z'amaroji. Ukabona umwe avuye mu rugo rwe agiye mu rundi rugo, ukabona urugo nyine rw'umuntu Imana ikarugereranya nk'iroji, akinjira no mu rundi rugo rumeze nk'iroji akagenda akajyamo. Mbese ubusambanyi noneho buteye ubwoba i Kigali, kuko Imana aje kumishurira buteye ubwoba mu buryo bukomeye. Naje kureba mbona numva sinzi, numva ndababaye mu mutima. Ntago ari ingo zose ariko nitegereje ko nabibonye byanteye ubwoba cyane. Yego, byanteye ubwoba cyane. Ariko ndagira ngo mbwire abantu ngo mureke dusenge Imana, nibure mu bihe nk'ibi ngibi Uwiteka yarengera intore zayo, yaturengera, yaduhagararaho abakozi b'Imana, Imana ikadufasha kuko izina ry'Imana David riri gutukwa cyane. Nje binari no kumbabaza umutima bikanshavuza umutima, biri gutukwa cyane bikozwe n'abakristo, natwe dusenga abahanuzi n'abakristo muri rusange. Uzarebe niba ari ikintu kiriho ubu ngubu kidasanzwe, n'uburyo inkuru z'abarokore ziri kwamamara cyane, kandi zamamajwe n'abarokore bagenzi babo. Yego, ariko abisi bo ibyabo ntibabishira hanze. Nta wisi ibyabo bishira hanze, ibyo abisi se babishira hanze, ntabwo babishira hanze ngo yanyuza aha ngo oya. Ariko nibabona nimanukiye n'urugero ndanyuza aha ngaha ngo twanye wa mukozi w'Imana nganyuze hano ngagiye kwa kanaka, kandi kanaka tumuzi ibi ngibi. Ubu ngubu nshobora guhagarara kuri kabare nkavuga ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Umuntu ambonye ninjira agahita avuga ati akaba yafata na foto, akaba yafata ifoto tamukoze matumwe ari kunywa mitsingi cyangwa se ari kunywa Primus. AI yaje igashushanya Primus nyifashe, hanyuma niba ninjiyemo ati nekijemo tari biganiro bakaba baranzamuka. Mu by'ukuri abantu b'Imana aho batarijijwe, aho abantu b'Imana batarijijwe n'umutwaro nanga se n'umusaraba, bakarizwa n'ibyo wenda n'ibindi bakarizwa n'umurimo w'Imana, ahubwo bo bagaserebura ku byo babonye ku mukozi w'Imana kandi badafite n'ibihamya, bagahita baserebura ati
byarangiye nawe turamubuze byarangiye arapfuye ariko umuntu w'Imana umukozi w'Imana ntabwo asaba ibihano ku bandi baba barabapagani Yesu we baba barabapagani baba batarabapagani David ubu ngubu ikintu umwuka w'Imana yanyigishije kumenya ndetse muri rusange ngiye no kubwira abantu ubu nta mwanzi mfite ngewe umwanzi mfite ni Satani karuta nubwo umuntu yamvuga yantuka yangenza ate ni ukuri wo nguwo siwe hako umwanzi dufite twese duhuriyeho ni Satani ubu senga udasenga ibyo wankorera byose pe David ni ukuri kw'Imana sinzaza nsabira umuntu urupfu sinzaza nsabira umuntu ngo Imana muhane mwereke mu kubiti mugire gutye ibyo Imana wako nika abantu babasaba Imana mukubite nabone ko nasenze Imana hari umuntu wanditse comment arandika muri aravuga ngo Kariza ngo mu byumweru bengagiye gutabona inkoni y'Imana igiye gukubitwa inkoni zikomeye ariko mu byukuri ntago Imana ihana nkuko abantu babitekereza buriya Imana ni umubyeyi utararenga aho ngaho nabonye Solange ari kuza kwisobanura ku byamubaye biba bintu bifashe gute nk'umukozi w'Imana ntawe nk'umuhanuzi biragoye kugira ngo wisobanurire haduyi umusobanurire ibintu uri gucamo wisobanurire umwanzi wawe umusobanurire ibyo uri gucamo hariya ni nko guha abadayimoni urwaho kuko iyo gusobanura hari igihe iyo umuntu atari yakiya igihe ashobora gusobanura akavuga n'ibyo atakagombye kugira gute kuvuga ibyo yanze kuvuga bikarangira agize gute abivuze kandi ubundi gusobanura ntabwo ari byiza kuko kuvuga ubwo ni umuryango aba ari kuvuga we bwite kandi we yavuga ngo ntiyashaka gushyira umuryango we hanze none aje kuwuvuga kandi we aje avuga ko adashaka gushyira hanze umuryango we none aje kugira gute kuwuvuga mu byo yavuze sinje kubisobanura ariko niba njye nkanjye sinarinzi ko uretse kuba twasenga Imana ko mwibuka hari ikiganiro natambukije mvuga ngo mureke dusengere Solange agiye guca mu bihe bikomeye ndetse bigoranye ni ukuri kw'Imana hano David agitambukije ari umwuka w'Imana ubimbwiye rero iyo Imana ivuze gutyo bivuze ngo hari ibintu biri behind biri inyuma byihishe Imana idashaka kugaragaza ariko twasenga bigakomeza bigahisha bikakomeza kubaho hirya niba ashobora kuvuga ngo maze umwaka ntabana n'iki n'umugabo wanjye ariko ndi kumwe n'iki n'abana icyo gihe ari kubisobanurira abantu mu by'ukuri ntago abantu bari babizi kandi ntacyo byari bidutwaye kuba tutabizi sibyo ariko ni ikibazo kutubwira ngo twaratandukanye tutameranye neza bitewe yego ngiye mu Kristo usenga nabyumva navuga ati yarwanye urugamba n'urugamba rurahari no kumusengera Imana ikagira ibyo ikora ariko umupagani umuntu ugikizwa ashobora kureka ikiganiro bate kumbi nabo ninzahare ninzambe nkatwe sibyo rero biragoye kugira ngo ubwire umunyamahanga abantu twita abanyamahanga ni abantu batarakizwa neza batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza umubwire ibyo uri gucamo bikomeye kandi nawe ari kubicamo kandi usenga Imana ahita agira question mark akavuga se naba ngaba burya niko bimeze babihishe ariko bimeze rero ntibikwiriye ko kiriya kintu wenda ntabwo nagishimye ngiye nakigaye aho ko n'ubutaha ntazongere kwisobanura bitubwire neza wasigaye Solange yego namugaye aho namugayiye ni ukuza asa nk'aho ari gusobanura avuga ati ngewe abana hari ibyo yagize prive aravuga ati ngewe cyakora namushimye one side another side ndamugaya kurandi rumwe namushimye ndavuga ati ibingiye kuba tarabivuga bigeze ya magingo ni intwari ariko ku rundi ruhande ahanganye n'umuntu ntabwo umuntu ashobora kuba umuntu nyine ushobora gukora ibintu byose nta mistake akoze sibyo hanigi umuntu abari kwandika ku kibaho akayandika nabi akavuga ati wagombye kuyandika gutya nibyo interuro wayanditse neza ariko wahengamye kandi hari umurongo wari wakagombye kunyura ariko wahengamishije iki interuro sibyo ukamukosora akaba yagira gutya ubundi akavuga ati uzagira byandika gutya sibyo ngiye cyo ndi kuvuga aricyo namugayiyeho ni uburyo bwo kuza akavuga ngo ngewe tumaze umwaka ntabana n'umutware wanjye wa Larisi uwo mwaka twacaga mu bintu byinshi bimwe yahise bigira prive aravuga ati nge singomba kubisobanurira ahangaha arangije aravuga ati muri uwo mwaka wose nabana nari mbafite ni njye wari uri nabo kandi muri uwo mwaka wose hari abo nari ndimo ndarera bandi yavuze umwe nyine Imana yamuhaye ngo kumurera avuga ibintu byinshi arangije naravuga ngo ngewe nakoze ndimo nkora umurimo w'Imana
hirya hino kuko yakoranaga na Pafire nyine bakoranaga Pafire nawe ibye ntago njya mbyizera neza Pafire ukuntu ako nkibaza Pafire ko akuntu yigira umukristo cyane ariko mumbabare neza ntago ari gusenya umukozi mugenzi wanjye umukozi w'Imana mugenzi wanjye ariko hari ukuntu avuga ibintu nkabona yabikabirije gukiranuka biravuga ngo ntimugakabye gukiranuka maze tubwi bya Solange nahita nkubwira ikintu turi buze kunenga Pafire nahita ngikubwira kandi cya kintu kitari cyiza yego nanjye kitari cyiza ntago ari ukumusenya abantu babyumve neza ntago ari ukumusenya maze tubwi bya Solange turimo turubaka umurimo w'Imana Solange ubundi tuvuze muri makeya kugira ngo tutaza kuvuga byinshi n'ibyo yavuze byose ngo tubigarukeho ariko mu kiganiro yakoze birimo icyo navuga Solange namugayeho nukuza gusobanura ibyo urugo rwe uko birimo kugenda kuntu abana bari kujya ku ishuri kuntu abana bataye umutwe by'umwihariko mugisha kuntu byamuyobeye nawe akaba yarwaye ariko bajya kubareba uburwayi kwa muganga bakabubura kumbi nibyo ari gucamo sibyo ibyo ngibyo nabyihorere Solange navuga ko ubwami bw'Imana buri hafi naza avuga ijambo ry'Imana naza akomeze guhanura naza avuga ijambo ry'Imana avuga ko ubwami bw'Imana bugize gute buri hafi sibyo kandi ababarira abantu bose bamuvuga neza bamuvuga nabi n'abamucira iki imanza bose ababarire akomeza avuga ijambo ry'Imana niba hari n'abafite message ababwira ati mwuka w'Imana yantumye gutya abivuge ubundi mu kigeragezo nimo twambarira iki imbaraga ikigeragezo nagasabune k'iki kumukiranutse iyo Hana aza gucika intege ntasenge ku bwa Penina byari kurangira Hana abuze icyo yashakaga atageze ku ntsinzi ariko kubera yuko Hana yakomeje gusenga ikibaka kinesheje icyiza agafata amasengesho agasenga akiyiriza agakomeza agasenga akavuga ngo Mana ndakwiringiye niwankiza akagasuzuguro niwankura akagahinda niwankuraho izi nduru nzagushima Hana ntago yigeze atuka Penina Hana nta muntu yigeze kwisobanuraho Hana nta muntu yigeze agira gute yakomeje kugira gute gusenga intwaro yo nziza ineshesha umukristo no kugira gute no gusenga Solange rero senga kandi mu by'ukuri nubwo hari abantu bari gutera amabuye Solange bakamutera amabuye bagira gutya hirya turavuze ngo bigira gutya ntago ari byo bamutuka yewe twajwemo n'abakozi b'Imana bari kwanama nuvuga ngo kwanama nawe Imana nuko nyine aragakingirizo k'Imana iba yashizeho ariko nawe yamwanika sibyo nuvugisha no ngatabonye cyane birabaye nawe ushobora gusanga nawe hari ibyo ari gucamo bitari byiza bishobora gutuma agira gute iryo shano nawe yagira gute yaribona bantu mudukurikiranye tuvugisha ukuri Imana igeze ahantu hiherereye hawe wowe ntiwakorwa n'isoni ishyize ibyawe hanze isoni sizakukora ntiwakorwa n'isoni ukirukanka hanyuma se Solange nta bashumba bataye ingo zabo kandi bakiyobora amatorero David ntibahari ntibagize gute bose kandi bakiyobora amatorero ntago turi gushigikira ibyaha ariko Bibiliya hari ikintu ivuga Bibiliya hari ikivuga ivuga ko urugo ni rutagushobokera sibyo uzagenda ujye mu rugo ubeyo ube pose ariko ntiwemere gushaka undi mugabo urugo ni rutagushobokera bakabona ko ushobora gushwana n'umuntu umwe urumva mugashwana bikaba ibintu bitari byiza ibintu bibi cyane wowe ikintu uzakora uzajye muri position imwe usenge numara gusenga David yego ubundi uzategereze goodness y'Imana uzategereze ubwiza bw'Imana buzabanze buze hanyuma ariho uzava muri icyo muri icyo kigeragezo ariko igihe cyose wahagaze ukavuga ngo urwane ukoresheje imbaraga z'umubiri ntago uzigera utsinda kandi ntago uzagera aho wakagombye kugira gute kugera kunesha rero niki kunesha umuntu ikintu akoresha umuntu w'Imana intwaro yo kunesha akoresha we arasenga agaceceka ubundi igisubizo agahita kibona bivuze amagambo make Solange uramunenga mu magambo make mu byo yakoze ntago nukumukosora yego nukumukosora hanyuma rero kangaruke kuri Pafire nanavuze ngo turaza kuvuga kuri Pafire ka Solange tureke kumutindaho urano umurimo w'Imana byatambutse ariko ibibabera abantu maze iminsi ndi kubwira abantu ngo twumve turebe ariko tunige namwe mwigireho niba ugeze mu kibazo apana kuza kwisobanura abapagani ahubwo senga Imana yawe
iboherezeho umwuka Imana wera. usenga erega Eliya byari gushoboka ko Ehe. nawe avuga ati njye ntago ati njye ku musozi Karumeli ntago ndi buze. Yari gushoboka kuvuga ngo ku musozi Karumeli ntabwo nza. Njye ntago bishoboka, ariko Imana iramubwira ngo genda. Imana yamubwira ngo genda uhagere. Umwami Rahabu w'icyo gihe, Ahabu yateguye abahanuzi bose. Haravuga ati nimuze ku musozi Karumeli turebe Imana nyamana, kubera ko kimara guhagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6. Ahabu byaramucanze nawe aravuga ati uyu ni wo umuhanuzi w'Imana. Ababayari baraje babiba inzuzi biranga ngo imvura igwe, bagira gute biranga, bikoza hirya biranga. Nibwo Yesu avuga ngo irafite umugore twa Ezebeli mubi cyane wangaga abahanuzi ari bakima ibigirwamana mu Bisiraheli, kandi ntago byari byemewe. We yari umufilisitiya, ariko Ahabu aravuga ngo mva kugira ngo nce agasuzuguro ndashaka abahanuzi ba Bali n'abashera bose bajye mwakira kibaya, mutumezeho abantu bose, inama y'abantu bose, abantu bose baherere bose bazi turashaka kumenya Imana nyamana. Eliya kubera ko yaramaze kugusha imvura, yamaze kubitegeka imvura yaguye abandi byabananiye, aravuga ati nanone rero ntago ndanyurwa, mbaze mu kibaya turebe Imana nyamana nyayo. Eliya rero ntago yigeze abyange kuko Imana yamuhaye uburenganzira. Eliya araza agira mu kibaya abwira abahanuzi ba Bali ati mwe rero ngo muhamagara Imana yanyu, iki gicaniro ni gisha, turamenya ko Imana yanyu uzongera kuyisuzugura wese azahanwa, kuko tuzamenya ko ariyo Mana nyamana. Kabiri, aba bahanuzi ba Bali barahari, abahanuzi ba Shera barahari, hanyuma mwese ni mwiteranye 450. Eliya we numwe nta bantu yari afite. Buriya kenshi Imana ntago ikunda abantu, ntago ikunda igikundi buriya. Ikunda umuntu umwe ari kuyihamya neza akayivuga neza. Buriya abantu 100 banshimye ngo mukozi w'Imana, abantu 600 bakanshimana 1000 ngo mukozi w'Imana, ngo nshobora kumanza kureba umuntu umubwiye ngo ariko buriya mukozi w'Imana hano ntago bivuze gutya, ijambo ry'Imana gutya. Uyu muntu nshobora kumutekereza no kumutindaho kamenya se kubera icyo ambwiye gutya, kasenga Imana yampishurira, hahita mvuga ati wow. N'abandi suko nabo hari icyo batabonye. Buriya ntago umuntu ashobora kubona byose, ariko uruhande rumwe amaso ye nicyo yamweretse, ariko harundi nawe amaso yashobora kugira gute kumwereka. Niyo mpamvu tugira abashumba njye nize toroje bra David, mfite ntuza y'imyaka nize igipasiteri, ariko muri rusange tugira abantu baza bameze nk'abajyanama, akaba yakubwira ibintu abantu batigeze babona. Rero kuba narebwa n'ibihumbi 20-30, ariko David ushobora kumbwira ati mukozi w'Imana ndabona hano ngaha bitameze neza, ushobora kuza wambaye gutya kugira ngo utambutse vuga butumwa neza. Ni byiza uzi kubwiriza, ufite umwuka w'Imana, ufite guhanura, ariko icare wambaye gutya, aza kuri kamera wambaye gutya kugira ngo none message ubuze gutanga ize kure gufata irindi remi yumvikane. None se David tuvugisha ukuri, ubu ngubu ni urugero, wenda reka twinjire mu bantu bataramenya Kristo. Akaza yapfumuye iherena hari rikwerera, nirindi hano riri kwerera, nirindi hano riri kwerera, nirindi hano oya aya hatuyihorere, agapfumura hano iherena narindi hano, sibyo? Hanyuma akaza nk'umutumishi w'umupapa, amaherena yarapfumuye hano, ajya kuvuga iby'umwami bw'Imana. Hariko babyumva, ariko ushaka kumubwira ati nanjye bambwiye ngo David yakumaze kuvangira. Aha, urakoze cyane. Ariko ushobora kumubwira ati rero nubwo utoboye hano, vanamo ayo maherena, ambara ishati nziza, kubitamo agakaruvati, hanyuma uzuvuge Kristo. Hanyuma nubwo witoboje hano, uzavuga Kristo utanga agakiza. Uwitoboje ibyari kwitoboza bigahinduka kwakira mu bugingo, umuntu agahinduka musha. Hanyuma akababwira kuntu nubwo babona ko toboye hano, ariko ijuru ntiribona kagize gute katoboye hano. Hari ibintu rero iyo tumaze gukizwa, twamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, hari ibintu isi ishobora kubona ariko ijuru ntigire gute ntiribibone. Urugero, iyo umuntu yari umusinzi, yari umusambanyi, yarakoraga ibyangwa n'amaso y'Imana, yararogaga, yarakoraga ibyaha by'ubusambanyi byinshi, iyo umuntu amaze gukizwa akavuga Imana neza, isi abisi batarasobanukirwa bakiri mu mwijima bashobora kumubonera muri ya shusho akaribereka, ariko ijuru rikabona ko ari umwana w'ubugingo kandi wo kwishimirwa. Hanyuma ababandi nabo b'umwuka wera, buzuye mwuka wera,
bakamubona mu mwuka wera inyenyeri yaka bakavuga ngo Uwiteka ashimwe katoranya. Uwiteka ashimwe kajya atoranya atitaye ku myaka umuntu amaze asenga, ititaye ku myaka umuntu amaze akora ibyaha. Imana ishimwe ko itoranya ititaye ku muntu imyaka amaze akora iki? Ibyaha. Umunyamwuka rero we ahita abibona. Umunyamubiri we ahita areba iby'umubiri, ariko umunyamwuka areba ibyo hehe? Ibyo mu mwuka. Imana ishimwe. Ndifuriza abantu bose kubonera mu mwuka kuruta mu mubiri. Hanyuma ikintu ngiye kuvuga cya Pamphile tugiye kugicaho iminota mike tuhita twirukanka. Yego. Ni ubutumwa bwa pastor wa hano kuri ADEPR Muhoza Emmanuel. Yitwa Emmanuel? Yego. Uwambaje Emmanuel? Yego. Uwambaje Emmanuel. Yego. Kuri ubutumwa yagiye afata akavideo k'iminota mike abantu bazagenda bumva ubwo butumwa. Babugende babwumva. Arahangije arazavuga ngo ishyano riraguye mu Rwanda, ngo ishyano riraguye. Nge ndibaza ishyano ryaguye mu Rwanda niriye ko abantu bazakabye. Kuko yafashe akavideo k'iminota umunota umwe akagenda agasakaza uko ashatse, abantu bareka kumva ibintu by'ikibwizo cyose ahubwo bumva ku kantu k'umunota umwe. David rero buriya iyo umuntu yavuye mu nzira y'agakiza areba ibyo amaso ashaka kukareba, areba ibintu nyine we areba ibintu bitandukanye n'iby'abandi babona, arajorora, aratangira akajorora n'ibitari ngombwa. Pamphile Imana imugarukeho, nanavuga ngo asenge bundi bushya, asenge kuko amaso ye arahumye. Kandi twe nk'abantu b'Imana gahunda mfite niyo kuvuga ngo tubasengere, nabo bari abantu b'iki? B'Imana. Rero Pamphile aho wenda yashobora gukurikira iki kiganiro, n'undi wese wagikurikirana aragikurikirana ikiganiro. Yego, amaso ye Imana imukora bundi bushya, arahumye kandi yararebaga. Hanyuma Imana ize kumukoresha iby'ubutwari kuruta mbere, kuko ubu ngubu arahumye. Mbaye adahumye ntago ashobora kuvuga ngo Uwambaje Emmanuel umukozi wa Sekibi, umukozi wa Satani, ngo bajye kuzimu kuzana amafaranga. Ngari kubwira abantu ngo bajye kuzimu kuzana amafaranga. Iyaba Pamphile yaragiye mu mwuka, yari kumenya ko Uwambaje Emmanuel yashaka kuvuga ngo ikuzimu ntabwo hatanga amafaranga, ntahahari. Nkuko umuntu wabwira umuntu ngo hariya ku mugezi nta mazi ahari, niba ugira ngo ndakubesha genda ure kura yabona, ntago biba bivuze ngo ngewe ngo nkohereje ngo genda uvome. Ndakubwiye ngo ibyo ugiye gushakayo ntibiriyo. Ni nko kubwira abarokore ngo barokore muzi ngo Satani atanga amafaranga. Satani nta mafaranga atanga. Nibyo Uwambaje muzagerageza ibyo mukora byose murebe ko mutazahomba. Muzagerageza ibyo mushaka byose murebe ko mutazahomba. Urugero, abantu basambanye bigeze bakira, abantu baroze bigeze bakira, abantu bose bagiye ngo bari kujya mu bapfumu bigeze bakira. Oya muzare ko bakoreye bavunitse natwo twaragiye, ubundi two baradufite bigeze bakira. Ikuzimu nta mafaranga hari, amahirwe ntabirahirya abakuri Kristo. Ubu se mbivuze gutyo bavuga ngo nagiye mu bapfumu, bavuga ngo nagiye mu barozi, bavuga ngo nagiye mu myuka mibi. N'urwo rugero iyo umuntu yamaze iyo mwuka w'Imana yamaze kugenda, umuntu ntiyumvira mu mwuka, yumvira mu mubiri. Rero Pamphile gerageza subira ku gicaniro, ku musaraba, subira ku gicaniro, upfukame wongera ubwira Imana ngo Mana nyobora kuruta mbere. Kuko agakiza kacu ntago tukaza tukagerageza nka mbere, ahubwo kaza karuta mu gihe turi kwinjiramo. Yego, akakiza dufite ntago kaba kangana n'akambere, uko buke nuko bwije kagenda kiyongera. Urumva David, agakiza kagenda kagira gute? Kiyongera, kagenda gakura. Uko umwana agenda akura n'agakiza niko kagenda kagira gute? Gakura. Iyo umuntu yakuze rero akaba ari gusubira bwana, yumva ko ibyaba byose, ibyazi byose kari ukuri, ibyo abandi bavuze byose atari ukuri. Aratangira bakumva kari mu kirere cyo hejuru kiruta icy'abandi bose, kandi akanavuga ati njye umuntu mbwiye ntabyumve amenye ko ari uwo kurimbuka. Oya, umuntu uzabwira ntabyumve ntabwo ari igisobanuro cyo kurimbuka. Ako ntuzara reka nkubwize ukuri, ngewe
ari amagambo watangaje kuri Pastor Emmanuel ukavuga ngo abantu utari bubyumve ngo nuwo kurimbuka ntago bazarimbuka rwose ahubwo wogiye kurimbuka ntabwo bazarimbuka ahubwo azarimbuka Pafire natihana kandi kankubwire David Pafire simusabiye inkoni y'Imana ngo imukubite sibyo kuko nta nubwo musabiye ibihano biturutse ku Mana ariko nadahinduka nganabwira Imana ngo Mana umbabarire ku magambo navuze atari meza buriya ari umugabo umwe nakunze byishimo Imana imumugisha byishimo mushuti wanyu ndabizi kudukurikirana kuri Gonareke Plus ndagusuhuje nubwo ari tuntu tumwe na tumwe tudahuzaho ariko mu by'ukuri mu byo wakoze duhuzaho ndagusuhuje byishimo nubwo nyine ari gihe rimwe na rimwe agira gutya ariko agakora tuntu tumwe nahuzaho nawe ariko hari gihe agira gutya kabatengera rwose ati narabe eti ibiganiro ni ibihuha ati Imana tubabarire ati rwose bundi ikimenyetso cy'uko umwuka w'Imana kiri mu muntu amenya amakosa akanayasabira imbabazi akanayakosora sibyo aho ngaho ufite Imana uri mu nzira nziza umuntu wumva ko ibyo ari kuvuga byose nibyo akabihagarara 100%. Uwo muntu azaba ari inyuma y'umusaraba hagaza bari ku musaraba Pamfire we gerageza birinduka sanga Yesu akwereke akubohore amaso yawe abone kubona kukarahumye rero Imana yacu cishaka buri n'ikindi David yego guhangara umushumba uyoboye ururembo akubone Professor yahoze ari umwadeperi reka Pafire tumuve tuzafata umwanya w'ikiganiro cya Pafire tugenda tuvuga ku bintu bimwe yagiye atangaza bitari ukuri abantu bakabifata nk'ukuri message niyo kuvuga ngo naje kuri kamera yicare ibyubahiro by'abantu bamuzi n'ibiki ashere hasi atanye no kucisha ubona Pafire kankubwiye Pafire no kuri abwira Imana ngo Mana bitewe n'ibintu uri kugenda utangaza uri gutuma abantu bagenda baguca amazi kandi barakubaga bazi ko umuntu biba byita kubigura kuko niba tuje tukakuvugaho gutya mu by'ukuri ntaga abantu bose harimo bamwe baratwumva akabona ko ibyo utangaza byinshi hari n'ibyo watangaje by'ukuri ari binyoma rero ikisobanuro kize gifatika ahubwo wowe ujye utangaza ibintu wamanje washishoza neza ureba ukuntu ugaragaza kuri umukristo cyane kandi mu by'ukuri ibyo utangaje ugasanga wayobye n'abakristo n'abantu bose bajya bari biganiro ntibareba ngo iminota 2 ngahite yisobanurira ikiganiro cyose arebye utunota 2 ntago ariko byakagombye kuba ntago byakakwiye kugenda hanyuma ku bantu badukurikiye nkuko mubizi nge nkuna ijambo ry'Imana dusiganye iminota mikeya tuganeye ku bintu byinshi natanga message kuri Kariza nawe agasenga Imana buriya na Kariza agasenga Imana na Kariza nawe usenga Imana buriya Kariza agomba gusenga Imana buriya urugamba rwo kwinjira mu bakozi b'Imana ni urugamba rukomeye ukavuga ati abakozi b'Imana murapfuye ni ibisambo urumva nubwo yavuze ngo ntago ari bose ariko izina ry'Imana aho kugira ngo ashishikazwe no kubabazwa n'ibiri kuba ku bakozi b'Imana ngababazwe nabyo akavuga ngo mwabisambo mwe yego ni ibisambo ariko byabaye iki abakozi b'Imana atababajwe nuko abari abakozi b'Imana babaye ibisambo ngarire ku bwabo ariko ari kubamurikira abadayimoni ari kwereka buriya Satani ari kwereka ngo murebe kandi akirengagiza ko niba Satani ashobora gutera umukozi w'Imana akamunesha wowe udasenga nakugiro bizagenda bite yego uri umwana w'Imana turabyemera twese turabana b'Imana David Imana ntagiro banura ariko si wowe udasenga ngusenge ngo ngubone nguhanure niba Satani ashobora bahanura wowe udahanura utumva n'ijwi ry'Imana yego urasenga Imana ikumva ariko so dayimoni nakugiro bizagenda bite kaza kubitaminagure buriya niba umusirikare arashwe ku rugamba karaswa hama wo musivile n'urugero bizagenda gute ko bagucucuma bivuze ngo umuntu w'Imana niba atewe Satani kamutera ikamurwanya hanyuma utekereza ko iyo Satani ni returuna ikakuzaho izakurwanya byikubye incuro igihumbi kandi ari umuntu w'Imana noneho Kariza kandi ari umuntu w'Imana Kariza muntu w'Imana fata ibihusenge unisengere unasengera umurimo w'Imana kubera ko nudasenga ntago bishobora kukugendekera neza ariko ndifuza kunyumva neza nk'umunyamwuka hanyuma n'uwaba utari umunyamwuka ukore nk'umunyabwenge nudasenga bishobora kutazakuhira cyangwa se ngo bikubere byiza ntago ndavuga mu buryo bwo kukubahuka sinanakubaho ko ngiye sinanubahuka n'ibiganiro dukora
twubaha abakozi b'Imana uretse n'abakozi b'Imana abantu b'Imana bose n'abapagani bose bareba ibiganiro batarakizwa batarasobanukirwa bataragera ku musaraba. Imana turi kuvuga ngo gahunda ni ngo tubasengere nabo n'abantu b'Imana yaremye. Imana ibazahure kandi ntago tubifuriza inkoni y'Imana ngo ibagereho. Oya ahubwo turivuze ngo ubwiza bw'Imana bubasakareho batarakubitwa inkoni y'Imana. Kandi gukubitwa inkoni y'Imana ni ukugukosora. Ariko se nta kuntu wakosoka utarakubitwa inkoni y'Imana. Nibyo twifuza. Icyo ni ikibazo. Yego. Hanyuma reka twige mu ijambo ry'Imana, nge nkuru ijambo ry'Imana inosa dusiganye iminota mike ndabona amasari kudutwara buri kugenda bwira cyane kandi tuba tugomba gutambutsa ijambo ry'Imana. Ni karimo iminota mike yadusiganye pe mike itari myinshi cyane ariko abantu bagenda bumva ijambo ry'Imana nkuko nabibasezanyije mw'abantu mwe nge nkuru ijambo ry'Imana. Hanyuma igisabwa ni ukwizera mukihana mugakurikira ijambo ry'Imana. Ni karibu inosa. Yego reka dusome mu Kuva 14:14 Bibiliya iravuze ngo Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Imana yabwiraga Abayisiraheli na Mose ariko uyu munsi harabwirwa ngewe nawe. Mu Bisirayeli Mose yari afite hari harimo Abisirayeli basengaga, hari harimo n'abatarasengaga. Hari harimo Abayisiraheli bazirikanaga icyo Imana yavuze, hari harimo n'abatazirikanaga icyo Imana yagize gute yavuze. Hanyuma Imana ibwira Mose iravuga ngo Uwiteka ari barwanire bageze ku nyanja itukura ngo namwe mugire gute mwicecekere. Mu bihe nk'ibi ngibi impamvu Imana yabwiye Mose ngo iri barwanirire yari ishatse kubabwira ngo mwe ntagire uruhare rwanyu mukora, mwe musenge gusa muceceke nanjye ibindi ngomba kubibakorera kuko ndi Uwiteka Imana nyiringabo. Imana ishimwe. Iki gihe turimo, ibi bihe turimo nibyo kurwanirirwa n'Uwiteka, nibyo kurwanirirwa n'Imana. Tera bonemanda vila siadrore. Igihe turimo mu miryango yacu nicyo kurwanirirwa n'Imana. Wihangana n'abantu, wivuga abantu, wikwigira ngo abantu oya. Aho ukoreka Imana ikurwanirire muri ubwo bukene bwawe, muri ayo madeni yawe, muri izo karande zawe, reka Yesu aze akurwanirire. Ngo Imana ibwira Abayisirayeli, ibwira Mose, avuga ngo yewe Mose we, Uwiteka tobiseleva domene manda ari bubarwanirire namwe ni mwicecekere, ntimwongere kuvuga, ntimwongere gutaka, ntimwongere kwisobanura, ntimwongere kuvuga ngo byanze. Nimba inshuti z'abavuye mu bihorere oya, Uwiteka aleluya ari bubarwanirire namwe muceceke. Ntabwo ari barwanirira uyu munsi gusa ahubwo n'indi minsi azabarwanirira namwe mwicecekere. Tugeze mu gihe cyo guceceka Uwiteka akarwana, tugeze mu gihe cyo guceceka Uwiteka agakora. Tujya atopi eva nomenea retasibenia muri ubwo burwayi tugeze mu gihe cyo guceceka Yesu agakora ibyo akagombye gukora. Muri ubwo bukene, muri ubwo bushomeri urugusenga tugeze mu gihe cyo guceceka. Haleluya. Uwiteka akarwana urugamba. Imana ishimwe. Yesu agiye gukora iby'imbaraga, Yesu agiye gukora ibidasanzwe, Yesu agiye gukiza ubwo burwayi, Yesu agiye gukiza ku gahinda, Yesu agiye kugukuraho iyo myuka mibi watewe n'abantu, watewe n'abazimu, watewe n'abagome. Yesu agiye kugukuraho iyo myuka mibi. Uwiteka aje kukurwanirira nawe icecekere. Byari bikomeye, byari bigoye, byari byinshi, byari amagambo ntago byari bisobanutse, yewe ni uruguca mu bidashaka. Uwiteka agiye kukurwanirira nawe icecekere. Imana igwereze umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ihaze kwifuza ku mutima wawe kandi mwakire neza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma turagushimiye cyane mukozi w'Imana, muntu w'Imana, ku jambo ry'Imana tubwiye ngo twihagarare twicecekere Uwiteka gutu rwanire. Uze ngo ni byami n'ibyambe twahereho tubwira Solange ati ntago wakagombye ko waraje kwisobanura y'abapagani kandi zineza gukorera. Igihe uvuga ngo uje kwisobanura umuntu umwe wabivuze neza ni Mutesi avuze ngo igihe wisobanura kisobanya ariko nawe byarangiye nawe yisobanura. Yesu Kristo wa Nazareti. Nawe byarangiye aza kisobanura kisobanya. Ariko je nabonye Mutesi asaba imbabazi hatagenze neza kandi Imana imubabarire. Inyenyeri y'umukristo iyi muriho ashobora kwivuruguta inshuro ibihumbi ariko igihumbi nimwe akavuga inyenyeri ikavuga ati nuko Imana akavuga ati
kanguka 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 dore kanguka kanguka urasinziriye urasinziriye akakwatuza ati ndihana ibi ndihana. Uzi ko hari abantu bafite ibyaha ariko batabyizeho bihita bakiranutse, ariko n'umwakira gihe Mutesi atarasaba imbabazi uzi ko yumvaga ari mukuri, ariko yes akumva ko ari mukuri, ariko inyenyeri mwuka w'Imana akamubwira ati genda. Dufite abantu bigira babazi ngo bari mukuri, babwira abantu bazi ngo bari mukuri, ariko mu by'ukuri ntago bari mukuri. Ariko mwuka w'Imana muri bo rero ugiye gukora ababwira ati burya n'ukuri nari narabangamye, Imana imbabarire. Hanyuma tugeze mu kanya keza, kanya ko gufata nimero y'umukozi w'Imana. Rimwe na rimwe nge nkirubwa ngavuga ati mushobora kuzagakunda kurusha ijambo ry'Imana, ariko nizeye ko muzagakunda ijambo ry'Imana rikaza imbere. Tugiye gufata nimero y'umukozi w'Imana ku muntu wifuza gusengana nawe, cyane ko Imana kugenda imukoresha imirimo n'ibitangaza, guhanura ibintu bigasohora, agasengera abarwayi bagakira, inyatsi akazirukangaho, abazima akabazengereza. Se n'umuntu w'Imana Imana iduhaye mu gihe nk'iki. Ndacyari umujene, sinzi abantu bamwe ngo nkunda abahanuzi, ariko reka nkunda abahanuzi by the way. Abahanuzi bahozeho kandi batubwiraga amakuru yacu y'ahazaza, n'uyu munsi Imana cyabashizeho kugira ngo bakomeze batubwire amakuru yacu. Hanyuma ko umuntu wifuza gusengana nawe rero, Innocent ni karibu na nimero yawe. Yego. Nimero yanjye ni 0788 25 40 10. Niyo nkoresha kuri WhatsApp. Ubwo nyine abari hanze rwota amasimbi na gateranyo 250. Niyo code 788 25 40 10. Imana bamugisha. Amen. Hanyuma ndabashimiye cyane mwadukurikiye kuva ku munota wa mbere kugeza kuri aya masaha turi kuganira. Ikindi niba wakunze ibiganiro byacu kora subscribe, sharinge inshuti zawe, wifuriza ibyiza. Innocent dushyira imbere y'Imana, ku bantu bafite ibyifuzo Imana ibashe kugira ute kugira icyo yabikoraho. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, umuntu wese ukoze kuri screen, haba ya televiziyo, haba laptop, haba telefone, uyu mwanya icyifuzo cyose yarafite gikemuke. Hari ubohoreza imyuka mibi muhunge ahinduka umuriro. Hari ufite ikibazo cy'amadeni, ufite ikibazo cy'ubushomeri, ufite ikibazo cy'uburwayi, ufite ikibazo cy'ubukwe, ufite ikibazo cy'ibyangombwa, ufite ikibazo mu rugo bitameze neza, ufite ikibazo cy'abana utabyara, ufite ikibazo cy'abana badafite ubwenge mu ishuri, ufite ikibazo ashaka kubyara umuhungu cyangwa ashaka kubyara umukobwa, tela tobele manda la vie ene manda, abari guhomba bahereza inyungu, ufite ibibazo bitandukanye mwami, bari mu mazu bitameze neza, ba nyiri mazu batabemereye neza, tanga ubwishu, bafite amadeni atandukanye, tanga mwami kuko uri wera. Barakwizeye, tanga abagabo n'abagore, tanga abana. Ndabizi ko ujya utanga abana mu myaka 60, mu myaka 70, mu myaka 80, mu myaka 50, mu myaka 40, mu myaka 30, mu myaka 20, uratanga rwose mwami. Kandi wite uri Imana y'amahoro, utanga amafaranga, utanga byose, by'umwihariko ugatanga agakiza. Haleluya. Ngaho rero hari abafite byose ariko bifite icyifuzo cy'agakiza badakijijwe. Hari abafite byose ariko nta mahoro bafitiye mu ngo zabo. Tanga amahoro mwami, ndakwizeye kudakoze isoni. Tela do bene manda vila kota sila boshaina haya imla haindom lesia sante mosile boshaina hay ole trade kia do bi enevando sila dreda kuta bi enemanda. Amen. 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 Hanyuma ndabashimiye cyane. Amen.